ZOOM TV24 kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga hano. Nk'ibisanzwe iyi ni ZOOM TV24 uba ukurikiye muri ka gace kacu ka Zoom Star aho tuba tuganira n'ibyamamare bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukinyi wa filime n'umunyarwandakazi yagiye akina muri filime zigiye zitandukanye. Mwagiye mumukurikirana, mwagiye mumukundamo, niwe tugiye kuganira uyu munsi tumenye byinshi kuri we, tumenye byinshi ku buzima bwe. Muraza kubana nanjye Remeraga yatandaza gufatanya na Ingabire Liliane muri iki kiganiro. Umutumirwa wacu ni Pascaline, gusa araza kugenda twibwira birambuye mu kanya. Pascaline, amakuru meza cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye ni Ingabire Pascaline. Ndi umwaka filime abantu banzimo cyane, abantu banze amafilime menshi, ariko iyo banyitiriye cyane ni Samantha. Ubona ari iyihe mpamvu abantu bakwitiriye filime ya Samantha? Nkeka ko icyambere no kwera ko nitirirwaga filime yitwaga Samantha, nanjye nkina nitwa Samantha. Noneho ikindi nuko nakinnye ndi umunyagahinda cyane. Iyo ukinnye uri umuntu ubabara cyane, akenshi abantu bakwitaho bakakwiyumvamo ukuntu birangira yanyise iryo zina. Yes. Wenda nk'izi usibye Samantha, nk'izindi filime umaze gukina n'izi? Harimo Teta, harimo Nyirabayazana, harimo Igikomere, harimo Inzira y'Urupfu, harimo Ikiguzi cy'Amaraso, harimo Imiziranenge, harimo iyitwa Mika, harimo iyitwa Mbirinde, ni nyinshi. Wenda reka tujye mu bibazo wenda bitandukanye nk'abantu baba bibaza. Ubundi Pascaline ni umukobwa w'imyaka ingahe, yavukiye? Pascaline sanavuga ngo ni umukobwa ra? Ni umufiyemeri. Ni umufiyemeri w'imyaka 23, ariko twageze 2019 ubwo ni 24. Nzayizuza mu kwa kane. Umukobwa w'imyaka 24 wavukiye i Kigali, Kanombe. Ufite umwana w'imyaka 3. Umukobwa n'umukobwa. Hari nk'ikintu umuntu ashobora kugukora ukumva ntashobora kukihanganira, kikubabaza cyane, nko kukubeshyera, utuntu nk'utwe two mu buzima busanzwe, n'iki kikubabaza kurusha ibindi byose? Uranabimvogeye. Ikintu kimbabaza cyane, ibindi ndihangana, ibindi byinshi ndabyangana cyane, ariko kumbeshyera ndabyanga nyine. Nshobora kutagira icyo nkora, ariko byambaza cyane. Ikigushimisha kuruta ibindi? Kinshimisha buriya nta kintu kinshimisha nk'iyo nabonye umwanya wo kwirirwa n'umwana wanjye, twaba turi mu rugo, twaba twasohotse ari ahantu twagiye, nka feelinga kuba umubyeyi, ndabikunda cyane. Nonse Pascaline, icyo gihe uri kumwe n'umwana, reba nk'ubu uri ahangaha, hari nk'akantu ukunda gukorera umwana wawe akenshi ukunda kumukora ku buryo niyo umwana nyine yaba yicaye nko mu rugo akayatekereza, wenda umaze nk'ukwezi mutabonana, akavuga ati mama nkumbuye iki ngiki amureba, ni nk'iki umwana wahora kwibukiraho nyine iyo mutari kumwe? Nta byangora kuvuga ngo ni ikintu runaka, kuko byinshi iyo byo nshoboye ndabikora, kandi ntabwo ajya amara igihe kinini atambonye. Wenda rimwe na rimwe kubera ko mfatanya akazi n'ishuri, hari igihe ntaha bwije nkasanga yaryamye, ariko nka mu gitondo nkamutegura, tugahura nyine mutegura byibuze agiye ku ishuri. Rero ntabwo ajya mbura cyane, ubwo two mukora ni twinshi nyine nk'umubyeyi, ntabwo namenya ngo ni agaki. Kereka buriya maze nk'iminsi ntari kumwe nawe, nibwo namenya ngo ni agaki yarakumbuye cyane, bitewe n'akantu yari kuririmba ngo nkumbuye iki. Ni ryari uheruka kubabara? Turi mu isi. Turi mu isi. Igihe wibuka nyine uheruka kubabara ni ryari? Turi mu isi ubona. Kereka mvuze ngo kubabara nyine bikomeye. Bikomeye? Bikomeye. Biri seriye koko. Ideme ya kansi. Ni iki cyakubabaje? Ni iki cyakubabaje? Navuga
birangoye cyabaye kera urumva imyaka ishize nyine ni ukubera ko mvuze ngo biri seriye bundi mu buzima bwacu busanzwe turishima ubuzima bwacu burangwa no kwishima no kubabara ariko ibindi n'ibintu bisanzwe buri wese yahura nabyo uri gukwepa ikibazo bifite aho bihuriye n'umwana wawe ariko byararangiye ubu ngubu ntabwo ngipfa kubabara ko mu bintu bituma ntajya mbabara n'umwana wanjye arimo ntabwo niyo nababara tuvuge niyo nakwirirwa mu kazi nkaburamo cyangwa n'ibindi byo hanze nkababara iyo ngeze mu rugo making sure ko umwana wanjye atagomba kumbona mbabaye ubwo bihita biba ngombwa ko agahinda kose nkarangiriza wenda reka mbitindeho kubera yuko wabivuze ngo nyine wiperezanta wavuze ngo uri fiyemere akenshi na kenshi usanga abafiyemere hari ukuntu baba barakomeretse hari ukuntu baba barakomeretse bitewe na situwasiyo zitandukanye baba baranyuzemo ubona biterwa n'iki sinzi yawe ariko ubona biterwa n'iki muri rusange ikintu nemera cyo byonyine kuba witwa umufiyemere niyo mpamvu nemera ko nyine ugomba kuba warakomeretse kuko impamvu umuntu udafite aho yahuriye n'igikomere cyangwa umuntu utarakomeretse abana n'umuntu babyaranye buriya byonyine no kuba warabyariye mu rugo ubwabyo ni igikomere rero ubwo niba warabyariye mu rugo hari ubuzima waraciyemo hari impamvu iba yaratumye ubyarira mu rugo no kubyara mu rugo ubwabyo ibyo byose biba bikubiyemo igikomere niyo mpamvu umuntu wese wabyariye mu rugo nta n'ibintu n'umwe utarababaye kubera ko nyine hari impamvu wabyariye mu rugo kandi abandi babyarira mu ngo zabo n'abagabo babo n'abo bashakanye n'abo babyariye buriya siyo mpamvu birangira ibyishimo byanyu mukajya kubishakira mu bana banyu cyane no ariko ubundi umwana ni umunezero umwana n'umunezero umwana n'umugisha ahubwo itandukaniro nuko urababara ukabara wenda utwite ugasitiragoringa ariko iyo umaze kubyara urongera ukaba wabundi iyo biterwa n'uko uteye wenda nanone iyo utafashe kwa kubyara kwawe ngo byangize n'ubundi wa wundi wari we mwumve ko byarangiye nabyaye ukamenya ko ahubwo hari izindi nshingano ufashe hari uwundi ubaye we ukamenya uburyo ubimanaginga ukamenya uburyo ugomba kwita ku mwana wawe nawe kandi ukiyitaho umwana ubusanzwe n'umunezero usibye no ku mufiyemere ahubwo impamvu ku mufiyemere bihabwa agaciro cyane ni uko abaje ari igisubizo cya bwa buribwe yagize kuba buriya kubabara cyane ugahangayika urabyumva ukabyara ukabona umwana wawe akagusekera akakwita mama ubona mundi munezero ubona ko utababariye ubusa ego utangira gukina watangiye gukina wowe warabyize cyangwa byaje kwa kundi biza ari ibintu byizanye nta hantu wari warabikuye oya nta hantu nabyize nakuze mbikunda gusa muri troncome nkajya nkunda gukina amateatre ku ishuri abantu bakambwira ngo ndabishoboye ako nanjye nkabyiyumvamo cyane nkumva ko nyine nzakina filime tu ngeze mu wa 4 segonderi nibwo nabonye amahirwe yo gukina muri filime ariko nigaga muri segonderi ubyumva nigaga ndi externe ariko ababyeyi banga ko nzikina barambwira ngo nabivanga n'ishuri byambangamira barambwira nimba nze ndangiza ishuri noneho after nzabijyemo ndangize 6e segonderi rero nibwo nabonye kubijyamo wenda waratangiye nyuma yo kurangiza ishuri ariko se no kuva na kera ukiri umwana wari ufite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime cyangwa hari ibindi watekereza nabyumvagamo cyane kuva niga primaire kuko nakundaga no kuvuga mu rugo ngo nindamuka mpfuye nakinnye filime nzampfanya agahinda kandi ntazi gusa ngo bizaca ariko nkumva mbikunze cyane imbarutso yo kugira ngo utangire gukina filime yabaye baguhamagaye uri mu rugo wakoze casting byagenze ute nagiye muri casting ya filime ya mbere nakinnye yitwaga Igikomere ariko nabanje kumenyana n'abantu muri sinema ntarayijyamo hari umushuti wanjye yari usanzwe akina
amuza nabo tumenyana nabo gutyo baza kumpamagara muri casting ya filime yitwaga Igikomere njyamo n'umukinyi nyine uje bwa mbere nta nubwo bankastinze icyo gihe ndataha birarangira numva ko nyine ubwo nzajya mu yindi casting ikindi nyuma rero muri iyo filime uwo bari bakastinze mu mwanya nakinyeho aza kubagora arabagora mu kwactinga arabagora mu mwanya kuboneka bahita bamuhindura bitunguranye mu kumuhindura bitunguranye bampamagara mpita ngenda ndakina gutyo mu gihe baguhamagaye wumvishe umeze gute mu wowe numvishe ngize akantu k'ubwoba kuko nari nzi ko bisaba repetition nari nzi ko isaba kuba ufite script warayisomye nibaza ukuntu ngiye guhita nkina umuntu baramuhaye script yarakoze repetition bikaba byamunaniye none ngiye gukina direct bampamagaye nabanje kujyamo mu bwoba ariko nageze kuri tele ndasoma ntago ninda gufata mpita mbifata ndakitinga mbona bigenze neza mubibona bwa mbere wakinnye filime ukayibona uri kwireba kuri screen kuri filime wakinnye numvaga umeze ute nyine numvaga nishimye numvaga ibintu nakundaga mbigezemo ibintu nifuje gukora kuva kera numvaga mbigezemo nyine byaranshimishije cyane ababyeyi barabyakiriye gute ubabonye filime yanjye wakinnye ntabwo kubera ko nyine bari babizi uko nabikundaga kuva kera nayo naranabibasabye mbere wenda nko ku ruhande rwa papa ntabwo yabikunze cyane baranazirebaga ntakunde kuzireba akihagurukira akisohokera ariko nta kibazo yageze aho arabibona abona ko ari akazi nk'akandi kandi abona ko mbikunze mbishoboye ikindi yatekerezaga ko umuntu iyo agiye muri filime ahinduka abona ntabwo nigeze mpinduka abona ko nta kibazo ese nkano ikina ukumvira kugoye bajya baguhereza ukumvira kugoye rero zose bama ziragoye ntayikugoye kurusha izindi zose nikugora cyane ubundi rero igora cyane akenshi ni ukurira kandi nibyo uhora banyinisha akunda kunyinisha mbabara ndira kandi ziragoye cyane rero ariko kubera kuzikina cyane tumaze kubimenyera noneho wowe iyo ujyamo ukavuga ngo iyo ndi gukina iyi role mba ndi kubifiringa neza niye iyo natinze ndi umunyamahane kuko buriya amahane aroha kuyakitinga bisaba kwirekura gusa nakitinga nyine numva mbirimo ariko ntabwo ari filime nyinshi nkunze gukina ngira amahane filime imwe muri filime 10 na zingaye niyo yonyine banyinishije ngira amahane ariko nyine nanjye ndabyumva ndecanga byumva koko nayikinye neza wenda ujya gutangira gukina filime ni iki wenda urumva wabanje kubana n'abantu baba muri sinema ni iki baguteguje baneguje gute nyine bakubwiye ati ugiye gutangira kwinjira muri filime wirinde ibi cyangwa urasabwa ibi nta bintu runaka bambwiye ngo wirinde ibi cyangwa urasabwa ibi ko buri akenshi nyine iyo umuntu agiye mu kintu aba afite uko asanzwe ateye aba afite nyine characters asangamo akenshi nyine burya biba byiza kujya mu kintu uko usanzwe uri ntutegereze guhinduka cyane iyo usanzwe umeze nabi wenda ukumva ko byaba byiza ubihinduye ariko njyewe nagiyemo nk'umuntu ugiye muri passion yanjye ibintu nkunda ngiye kubikora kandi nkabikora neza bikaba akazi kandi nkumva ko ngomba kuba wa wundi Pascaline wa mbere yuko ajya muri sinema Pascaline wa mbere yuko abasamanta ese Pascaline wa kera ataratangira gukina filime atandukanye na Pascaline w'ubu nta tandukaniro mbona wenda sinzi hari umuntu ushaka kubwira ati ngenda aribona ariko mbona ari wa wundi usibye ko rimwe na rimwe nyine hari izina ufite rimwe na rimwe rigusapotinga ahantu runaka cyangwa rikaba ryakwinjiza ahantu runaka utakinjiye naho ubundi muri karata ndacyari wa wundi none se Pascaline nka kuno abantu benshi basigaye barakumenye uragenda ahantu hamwe bakavuga dore Pascaline bakagenda nyine bakumenya nta n'ikintu wenda gishobora kubangamira kuko uzi ko abantu bose bari kukureba kugikora wumva uri jene ibyo byo
ntago bibura ariko nta kintu de special navuga ngo mbona izina rimbuza gukora kuko n'ubundi nyine iyo wemeye kuba uzwi kuba umusitari uba witeguye byose ugomba kuba indorerwamo y'abantu ko ntuzi aho uri ntuzi abo muri kumwe abakuzi rero biba byiza ko nyine uririnda cyane ugakora ibitari bwice rya zina ryawe wenda nyuma y'uko utangiye gukina filime ni nk'icyo wenda wabonye ukabona ni gishya kuri wowe mu buzima bwawe ikintu nyine kiba ari gishya mu buzima bwawe nyine ni ukuba ubona uzwi ukagera ahantu ukabona nyine abantu benshi bakuvugisha cyane buriya nko mu ntara ugasanga abantu benshi barakuzi nyine nyine uhita ubona ko wabaye undi muntu uhita ubibona nyine ariko nta kindi ufite muri wowe iyo nk'iyo kesi kubayeho ukajyana mu ntara ukabona abantu bose nyine ubyumva ute nyine iyo ubibonye bimeze nka gutya uyumva ute muri wowe nyine buriya dukorera abafana ukoze ikintu ukabona nta n'umuntu wakimenya wacika intege kuko nibo dukorera nabo batumotiva kugira ngo dukore n'ibindi njye biranshimisha ku giti cyanjye nkabona ko bya bihangano twakoze ntabwo byagarukiye aho twabikoreye ntabwo byagarukiye mu gikari cy'amafilme nyine byarasohotse abo twabikoreye ubutumwa twashaka gutanga bwageze kuba twashaka kuboha ubu ngubu uracyafata akaga kandi ugakoza kuri kwasiteri ukagenda nta kibazo ntabwo mbibonamo ikibazo musanzwe ntabwo nkunda gutega bisi kuko ariko atari ukubera ko ndi umusitari kubera iki nta modoka yanjye ngira nanayitega ntacyo byantwara ahubwo ni uko ntabwo nyikunda mbona itinze urugendo kandi kubera ko tudatuye hafi ya leta nyine irangora kuyitega kwa nyine nkunda gukoresha moto cyane bivuze ngo iyo udafite ubushobozi bwo gutega moto wigumira mu rugo no bibaye ngombwa ntafite ubwo bushobozi natega bisi ntacyo ngewe bisi yantwara nyine urumva nyangira ko itinza umuntu niba wari ufite gahunda ya 10:00 bisaba ngo byibuze nka 8:00 uba uvuye mu rugo ko ntufitanye gahunda nayo ugenda uyitegereze se igenda ihagara ibintu nk'ibyo ariko mu gihe nta bushobozi ubwo nyine uremera wa mwanya ukawukoresha ese Pascaline uretse impano ufite gukina filime nta zindi mpano ufite zihariye impano ntabwo zibura impano yo gukina filime igendana n'ibintu byinshi ndi n'umu make-up artist nkora make-up isanzwe y'abakobwa nigeze no gukora nk'akazi nk'akayo nigeze kuba TV presenter niyo mpano nayo ndayigiramo ariko ntabwo byo nabikomeje cyane none se ubwo ngubwo nutangira gukora ibyo bintu bya make-up uzahagarika gukina filime cyangwa ukazabifatanya ahubwo nzabihuza cyane ubu ngubu nibwo byaba biri gusa nk'ibingora ariko akazi narindi gukora kamfungaga urumva iyo ukorera abandi ukorera abandi kamfungaga ariko ubu ngubu ahubwo nibwo ngiye kuboneka ko iyo wikorera nyine nabikora nkabihuza na filime ntabwo byabangamirana ujya ukurikirana muzika yego ni nk'abahe bahanzi ukunda mu Rwanda no hanze muziki ndawukurikirana ariko nta bantu ubundi mu Rwanda nkunda Dream Boys ndabakunda cyane kuva bundi menya kuva ku ndirimbo yabo ya mbere batari ya kabiri ndabakunda cyane noneho hanze ntabwo ubundi usibye Dream Boys mu bahanzi bose ndavuga mu Rwanda no ku isi yose abandi nkunda indirimbo runaka bitewe n'indirimbo uko yaje ibihe ndimo wenda y'indirimbo nyikunda bitewe n'impamvu ariko abahanzi ni Dream Boys gusa nta ndirimbo ya Dream Boys uri mu mashusho yayo irahari yitwa Wagiye kare ese Dream Boys uyikunda iki hari abakunda umuhanzi kubera indirimbo ijwi ryabo hari abakunda amagambo nyine amagambo y'indirimbo zabo hari abakunda injyana we Dream Boys ubona itandukanye n'abandi bahanzi bose rero Dream Boys nyikunze cyane kuri magorwa nyine nyumvishe nyine iririmbo ya story nziza nyine abantu badakunze kuririmba
noneho nyikunda cyane gutyo nyine n'izindi ndirimbo zabo zose zikanshimisha nongera kubakunda cyane ko muri showbiz ntabwo bakunzwe kuvuga mu bintu bibi ntabwo bakunzwe kuvugwaho inkuru mbi mbese simbizi nanjye ndabakunda gusa cyane ntabwo okay banaririmba neza baririmba indirimbo nziza ariko nyine byongeyeho ko nyine nkunda nuko batajya bavugwa cyane mu bintu bibi wenda imyaka watubwiye ntabwo uri umuntu mutoya cyane ku buryo umuntu akubajije ibintu bijyanye no gushinga urugo yaba yihuse ibyo ubitekerezaho iki ibintu byo gushinga urugo rero ntabwo umuntu ntabwo navuga ngo ni vuba wenda sinavuga ngo ni na kera buriya biterwa n'uwo muzubakana umukunzi arahari wenda nubwo ufite umukunzi ariko ntabwo byambuza kukubaza ubundi iyo utekereza umugabo mugomba kubana wumva ari umugabo ugomba kuba ameze gute physically cyangwa byose physically rero ntabwo nkunda kubitindaho cyane ariko nabyo birebaho ariko si cyane kubera ko ushobora no gusanga hari igihe ushobora kwisanga nakunze umuntu utari yagungiye numvaga nshaka ahubwo ndeba cyane umurime mbere nkunda umuntu nkunda nyine kuko nkabibona nkunda umuntu unyumva kandi unyakira ukundi hari umuntu mukundana ukabona nyine afite complexes z'ibyo ukora abangamiwe nuko byibuze ukine amafilme ndamwagera n'ahantu yabona bakoze ukabona biramubangamiye cyangwa ntawe proud yawe cyangwa akumva nyine sinzi nkunda umuntu unyumva nkunda umuntu nyine nkunda wenda byo ntabwo bamenya cyane ariko umuntu unyumva duhuza kandi ukanyakira ko umusore mukundana uyu munsi ni iki cyatumye ari we uhitamo kukonekereza ko atari we waguterese gusa ikintu cyatumye ari we mpitamo nk'uko nabivuze afite karite nkunda na physically ni karite nkunda ariko ni umuntu unyumva acishije make kandi arankunda ese physically karite ukunda ni izi physically umusore ntasumba w'igikara umusore udasumba w'igikara kandi utabyibushye cyane utanaranutse cyane uringaniye none se we ntabwo gym uzaha agaciro akazi gym zikora ntabwo gaha agaciro nk'umuntu waganguje ntabwo mbikunda cyane ntabwo mbikunda cyane kubera ko n'umusanzwe bwuzange ntabwo nkunda abantu batoya nyine bakiri bato kandi akenshi abantu bameze gutyo ni abantu baba bagifite imyaka yo hasi kandi bwuzange nkunda abantu bagaragara ko bakuzemo b'abasaza oya ntabwo umusaza ntungana gute kuva kuri 32 kuzamuka cyangwa 31 kuzamuka niho ushakishiriza niho nyine ariko kuzamura urumva bishyika no mu gusaza oya nirengere cyane ariko nyine kugera aho byibuze nka 45 n'irengaho ese buriya umuntu wateruye wakoze umubiri afite imyaka 25 iyo ageze muri 35 birashira no impamvu ni kubera ko abantu akenshi bakuze nyine cyane ko ibintu byo kwita mu guterura cyane ntabwo byahozeho kera urumva abantu bangana gutyo muri iki gihe ntabwo ari abantu bariho muri generasiyo yo guterura wenda abariho ubu bazagera muri generasiyo yo guterura nyine bazagera muri iyo myaka wenda sinzi ntabwo mbizi ntabwo ndabona umuntu ufite nka 35 cyangwa ariko hanze babaho ariko ntabwo nyine guterura ari ibintu nitaho cyane nyine nkunda umuntu ufite tayi isanzwe ni iki kijya kikubangamira kikakubuza amahoro muri wowe cyose nakibona ndakibuze nta kintu wowe atari n'umuntu wakigukoreye
cyangwa se atari uwakikubwiye gusa ubona ukumva kikubujije amahoro muri wowe? ikintu kimbuza amahoro si ubu ni nk'iyi ndakumva nyibuze pe kugira impuhwe cyane. ni iki kijya kigutera impuhwe cyane? ikintu kintera impuhwe cyane cyane niyo mbonye umubyeyi bano bantu basaba cyangwa umuntu ufite ikibazo runaka ufite umugabo runaka nkabona afite umwana binkora ahantu cyangwa nkabona nyine ubuzima bw'umubyeyi cyane ufite umwana bunkora ahantu iyo mbonye butameze neza. Pascaline ukunda kurya iki? Ukunda kurya iki no kunywa iki? icyo nkunda kunywa ni ji cyangwa milkshake. kurya byo nta bintu inyama ariko ntabwo ziruta ibindi cyane kuko ibintu byinshi ngewe ntabwo byanga. wowe uri ikirya byose? simvuze ngo ni byose ibyinshi ahubwo se ni iki utarya wenda? ikintu ntarya ni amateke n'imboga. byangira iki rero? imboga zose ntabwo nzi impamvu nzanga. nazanze kera nyiri umwana mbere naziryaga nyuma nza kuzanga sinzi impamvu byajemo gutyo nyine nkumva sinzi ikunda. n'amateke nayo nyine nishyizemo ko asharira. wenda turiho tugana ku musozo, wenda ufite ubutumwa wagenera wenda abakunzi bawe, abari n'abategarugori n'abanyarwanda muri rusange bagukurikirana? wenda mpereye ku bari n'abategarugori nababwira nyine baharanire kwigira, be gutegereza ko uzahabwa. ni wowe nyine umuntu yaguhaye rimwe kabiri gatatu akabibona ko ari we udipendingaho ntacyo wowe wakwishoborera utamufite, niho bihera umuntu anagusuzugura. ariko buri wese nta muntu utagira impano, buri wese afite ikintu ashoboye runaka, buri wese aharanire nyine kumenya ikimurimo ashoboye, ahubwo areke kugipfukirana agisohora atitaye ngo ni gitoya cyangwa ni kinini, uko kingana kose wacyagura kigakora. abakunzi banjye nabo nababwira ngo bakomeze bashyigikire ibihangano byacu kuko nibo dukorera, ibyo dukora byose nibo badushyigikire, turusheho gukora byinshi. Samantha irakomeje, ni seri, izindi baraje bazibone vuba. njya mbona abantu benshi bambaza ngo zigeze vuba, ziraje. n'ayandi maproje menshi araje, hari yitwa Giteri igiye gusohoka, hari yitwa Mama Ninde tugiye gushutinga muri iki cyumweru. ibikorwa byinshi biraje, bakomeze badushyigikire gusa kandi turabakunda. Wakoze cyane kutuganiriza. namwe murakoze cyane. kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga